Haleluya, Yesu ashimwe bene data. Nongeye kubasuhuza abakunzi b'isengesho ryacu hanurira umunsi wawe aho muherereye hose hirya no hino ku isi. N'Imana ibagire neza. Yobu 3:8 haduhishurira ko hari abakorera Satani bashobora kuvuma iminsi. Muri hanurira umunsi duhagarara mu byanditswe byera tukavugana n'amasaha y'umunsi duhinyuza Satani n'abamukorera. Amen. Umunsi turahagarara muri Zaburi 105:44. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abaha ubutaka bw'abanyamahanga batwara ibyo abanyamahanga baruhiye. Amen. Uyu munsi Uwiteka araturemera imiyoboro itugezaho ubutunzi n'ubukire uvuye mu banyamahanga. Mu izina ry'Yesu, wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka ari bureme imiyoboro ngezaho ubutunzi n'ubukire uvuye mu banyamahanga. Haleluya, haleluya. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka andemera imiyoboro ingezaho ubutunzi. Uwiteka ararema imiyoboro ingezaho ubukire. Uwiteka arafungura imiryango ingezaho ubutunzi n'ubukire uvuye mu banyamahanga. Uyu munsi Uwiteka arankiza umuruho anshyireho ubuntu umesha ubutunzi n'ubukire bivuye mu maboko y'abanyamahanga, abonzi n'abo ntazi. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka ari bungirire neza akampa ubutunzi n'ubukire ntaruhiye, ahubwo ukozwe n'amaboko ye, uremwe n'umwuka we, kandi haleluya unyuze mu miryango yagutse Uwiteka yakinguye. Haleluya. Wa munsi we kandi uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka ari bunshyireho umuyoboro wo kubona gakondo. Wa munsi we uri umunsi udasanzwe aho Uwiteka ari bumpe gakondo. Uwiteka ari bumpe ubutunzi n'ubukire birekuwe n'amaboko y'abanyamahanga. Uwiteka ari mu butunzi n'ubukire buvuye ku mazina y'abanyamahanga. Uwiteka ari mu butunzi n'ubukire buvuye mu bigega by'abanyamahanga. Uyu munsi Uwiteka aransura anyibuke aho umugisha ibiganza byanjye byo umugisha wo kwakira ubutunzi n'ubukire bivuye mu bigega by'abanyamahanga. Wa munsi uri umunsi udasanzwe, uri umunsi wo kubona ubutunzi n'ubukire, maze nkaririmba indirimbo zo gushima Imana no kunesha mu izina rya Yesu. Amen.